ariko mwabyana mwe nta soni mugira, nta soni muratinyuka mukarwanira imbere yanjye na papa wanyu, nta soni murekurane. Ndavuze ngo murekurane, ibintu wagira ngo ntabwo byarezwe. Bundi mutekereza gute? Muri abantu bo kwifata ku myaka yanyu mukarwana, muri gupfa ubusa, muri gupfa umugore. Nta soni, abavandimwe bazima. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu mwagakwiye gukora, ntabwo ari ibintu mwagakwiye gukora. None mama, dukora iki? Ngiye nkora iki iyo umuntu yifata akajyana umugore wanjye? Ariko umugore wawe wamutaye utamureba, aka kanya nibwo wibutse ko ari umugore wawe, kuko wumvishe ko nyine ibintu bimeze neza. Wumvi ubu iyo yiyahura aka kanya ubu kimutekereza. Iyo biza kuba nyine wenda utamenye ko nyine aka kanya atwite, ubu kimutekereza, ubu kitekereza ko byura yigeze no kuba umugore wawe. Ntabwo si wowe wamwirukaniye, ntabwo ari wowe wamwirukanye ku bushake bwawe. Ngiye nagerageje nk'umuvandimwe wawe kukugira inama, ndakubwira ngo umugore wawe gerageza umureke, umwihanganire, ugira ute. Nta muntu ntabibwiye muri mwese muri hano uko muri hano muri famiye. Mama sinabikubwiye, papa sinabikubwiye, wowe John sinabikubwiye, inshuro zirenze imwe zose ngerageza kurwana no kugira ngo urugo rwawe rukomere. None wagira ngo mbigenze ne? None rero niba narageza aho mbona ko ibintu bibangamye, nkagerageza ubwo ngerageza kwiyegereza Jane umugore wawe, nkagerageza ubwo mutabara mu mazi yiyahuye ari ninjoro. Wari uri he? Ntabwo wari uryamanye n'umugore wawe ari we n'inshuti ye, mwese muri kumugenda mumuca inyuma, ari inshuti yari nawe, mwese muri kugenda mumuca inyuma. Icyo gihe ntabwo mwari mumeze neza. None aka kanya rero ubonye ibintu bitangiye kumera neza, ubona ibintu nibwo wibutse ko ari umugore wawe. Bro, reka nkubwize ukuri, uri ikigoryi n'inyuma ya zero. Ntuntuke, ndavuze ngo ntuntuke, umenye ko ndi mukuru wawe. Oya, naho waba uri mukuru wanjye, ntabwo nzakubona ukora ibintu by'ubugoryi, ntabwo nzakubona ukora ibintu by'ubucucu nk'ibyo byose, nka biriya bintu bukora ngo nindangiza ngo reka kukubwira. Oya, ndabisubiyemo. Oya, kandi nibinaba ngombwa ko turwana tuzarwane, ndabizi ko utanshobora. Uretse kuvuga ngo uri mukuru wanjye mu bugoryi wagira ngo ufite mu mutwe harimo amazi, hari ikindi. Papa wabo we aba yarebye yumiwe, aba yarebye nyine yabuze icyo akora. Papa wabo nyine n'umuntu usa n'ucecetse nyine budashaka kugira ngo ajye mu bintu byinshi. Yarabarebye rero aravuga ati ntago mbabarira mugatuza. Noneho barakomeza baratongana, agerageza bafata, aravuga ati ndafuze ngo aka kanya muceceke, muri kumva ibyo bintu birakemura iki? Muri kumva gushwana hano birakemura iki? Aravuga ati we John, ibintu ari kukubwira 100% nibyo. Wowe wataye umugore wawe umutuma ureba, agera nubwo agera kuri level yo kujya kwiyahura. Icyo gihe ntiwari uhari, ntabwo wari uri kuryamana n'abakecuru na babo bagore bawe bari bose mumubeshyana. Ibyo bintu ntibyabaye. Ati byarabaye. Ati none se aka kanya urashaka iki? Aka kanya nibwo wibutse ko nyine wari ugera umugore wawe se? Ubundi ntiwabitekerezaga? Niba utarabitekerezaga rero nabwo ni ikibazo cyawe, ufite ikibazo cyo mu mutwe, ni ikibazo cyawe. Noneho wema aravuga ati simva byibura nawe papa ari wenda ubwari muvugishije ukuri, ariko papa ari nawe ujye ushyira mu gaciro. Umuntu yari adufite ari twe muryango wonyine, nta muryango agira, nta mama nta papa, nta hepfo nta ruguru, nta sambu, ntaho kuba, nta nzu, ntabe na kimwe. Nitwe yari afite. Ni wowe cyane ni wowe wamwinjije muri uno muryango, ni wowe wamuzanye muri uno muryango, ni wowe yari yishingikirijeho. Ubu wa mbere mu bamutererana, ndetse na mama yafataga nka nyina, wakabaye yaramuri hafi. Nawe ni umwe mu bantu ba mbere bamutereranye, nk'umuntu mukuru wari uzi akababaro k'umubyeyi, wari uzi akababaro k'umuntu yo kuba yabura umwana. Niwe wamutereranye, niwe wamutaye, niwe wabashije waba yiyambere mu kugira ute, mu kumuhahana no mu kumwirukanisha mu rugo rwe. Ndetse na papa nawe yafataga nka papa wiwe, niwe nawe ari mu basonze cyangwa se ari mu bafashije, mu batanze umurindi cyane wo kugira ute, wo kumwirukanisha. Ahubwo bikaruta wenda twebwe ngiye na mushiki wanjye, kuko ari twe byibura twashyiraga mu gaciro, kuko ari twe twumvaga ukuri ahantu kuri. Navuga ko ariko ni natwe twamukundaga, kuko mwebwe mwagaragaje nyine uruhande mwari buriho. Ni twebwe rero twagerageje kumufasha, nitwe twagerageje kuba hari mu gihe nyine nako kuba duhari mu gihe yari adukeneye, byibura mu gihe yaragiye kwiyahura twarahabaye. Iyo mushiki wanjye nabwo atabimbwira ku gihe, kuko nanjye ntabyo nari nzi, nakabaye naragezeho nsanga n'ingona zamuriye, nakabaye naragezeho nsanga yanapfuye, kubera ko
yari ameze nabi icyo gihe cyose. We rero nta n'umwe wari uhari muri mwebwe, nta n'ubwo mwari muzi ngo bimeze bite, nta n'ubwo mwari muzi ngo bimeze bite abahehe. Cyane cyane we nkawe nka John, navuga ko uri n'umwe mu bantu ba mbere bagerageje kubwira uriya mugore mubana, uriya mucuti we mubana. Ndabizi ko uri umwe mu bantu bagerageje guteka imitwe ngo mumbwire ko yuko ngo uriya mugore ngo yabonye akazi ngahandi hantu ngo mumwirukanishe mu nzu. Ibyo byose ndabizi bikuri mu mutwe. Navuga ko niyaramuka agize n'ikibazo runaka ari mwebwe mwari kubiryozwa kuko ni mwebwe mwasigaye no mu bitungo yiwe. Ati none rero aka kanya uri gukoma ngo ugatuza uri kumva uri umugabo, reka nkubwize ukuri nce n'amazimwe aka kanya mbikubwire. Jane ndamukunda, yego wenda ntiyaraboneka igihe cyo kwiyakira wenda ngo yumve ko yanyakira wenda nk'umuntu wamubera umugabo we cyangwa se wamubera ahazaza hiwe, ariko ndabizi nzakomeza nzagerageza umunsi ejo bundi ngerageze byanga binoga. Ndabizi ko bizakunda, ndabizi ko bizacamo, ndabizi ko Ewana nzamutsindira byanga binoga. Ati kandi Ewana utegereze undebe mbikora, undebe ntwara umugore wawe pe. No kuri Imana ndabikwizeza, ndagusezeranya ko ndagusezeranya 100% ko ura Jane icyo nzakora cyose, icyo bizasaba cyose bizarangira mbere y'umugore. Kandi no kuri Imana, kandi noneho akantu keza noneho nakubwira, nzakurera neza bro, nzakurera neza kuko urana umwana wanjye. Mu gihe rero uriya mwana yanjye yaragukeneye, ntabwo wari uhari nka se, ntabwo wari uhari igihe yagiye kwiyahura, ntabwo wari uhari yagerageje kuwafata papa we ne mama we neza, ntabwo wari uhari. Rero tuzubane nabyo. Noneho papa yahise avuga ati cyo kora reka nkubwize ukuri Eme, ni ukuri ko Imana ndakwishimiye, numva byibura unteshema, byibura aho nta icyo ntakwigishije nyine, icyo nakabaye narakoze nyine nka papa wawe, ndikumva aho uri kugikora nk'umwana, ndikumva aho bwari ngiye wagakwiye kugufatira amasomo. Ati nizere ko na mukuru wawe ahangaha arimo arumva. Aravuga ati rero Emahita amuga ati rero ahubwo ikintu nge nakugiramo inama nk'umuvandimwe nkunda, nk'umuvandimwe wenda nigeze kubaha ho gakeya, nuko wagerageza byibura ugafata uriya mugore mubana neza, ugafata Isabella neza, nako ugafata Fie neza, akagerageza kuba nyine, akagerageza kuba ari we wakubera umugore, akagerageza kuba ari we wakuba hafi. Naho ibyanjye na Isabella ukabivamo ukabyihorera, ukabirenza amaso, kuko ubu ngubu Isabella n'uwanjye nta n'ikigiye kubihindura, nta n'ikibuzaza kubihindura. Ahubwo wigerageza byibura n'uriya mwana wawe na Fie atazagucika, na Fie nawe atazagenda ngo yigendere. Ibyo uriya mugore w'umusirikare afite umugabo byanga binoga n'undi ntihazanga kubera umugabo, nako kubera umugore. Gerageza ubanze utunganye ibyawe na Fie, byibura nabyo bitazamo ikibazo, kuko nabyo nibizamo ikibazo uriya mwana nawe uzamuhomba, kandi nuhomba uriya ntago mbizi neza kuzajya kubona uriya umusirikare. Ibyo byo nabikubwiye pe. Noneho mama wabo we yatuje, yabuze icyo avuga, yabuze yacira nayamira nyine. Ewana yameze nk'ibisusa byakubiswe n'umuriro, yacecetse. Twagarutse ku rundi ruhande nyine kwa Isabella ari kumwe na wa mukozi wiwe. Wa mukozi aravuga ati rero ni ukuri ko Imana mabuja uramuhunga aragukunda, kandi na mbere hose wabonaga ko yakwitangiraga, wabonaga ko buri kimwe cyose, buri gihe cyose yahoraga yifuza ko wowe na bro wiwe mwaba mumeze neza. Ati ntangire icyo kintu nicyo kinshanga. Ati kuki yatumaga nyine, kuki niba ari umuntu wankundaga nyine washaka ko wenda twabana, kuki yatumaga nyine buri gihe nge na mukuru we twahora twiyunze, twahora tumeze neza, twahora nyine tumeze neza, kuki watumvaga ko nyine twagakwiye kuba ari njye nawe tumeze neza. Noneho wa mukozi waramubwira ati riga buriya mabuja umuntu ugukunda buri iteka, umuntu ugukunda iteka aba yifuza ko nyine wabana n'ugukunda cyangwa se wahora wishimye, aba ari cyo kintu cya mbere yifuza. Ati wenda nyine byabaye nk'amahirwe yumva ko wenda nawe yagerageza chance yiwe nyuma yuko wowe na John mutandukanye, ariko buriya nawe byari birimo. Ati kandi biriya ari byo byiza, ni ukuri ko Imana uriya muhungu nyine sinzi ukuntu yemera, mbona ari umwana mwiza, baze kugira ngo abagukunda ariko yemera avuga ati wowe
wowe na bro wiwe mukomeze mubane, ukagerageza no kubunga, akagerageza no gutuma mudashwana. Ati kandi nawe abizi kagukunda, kandi nawe abona ko yagutsindira mu gihe mwashwanaga, yakaba yarakubaye hafi, yakaba yarakubaye iruhande, akakugaragariza kagukunda, ariko yagerageje gukomeza kugufasha kugira ngo we na bro wiwe mwiyunge. Ariko aka kanya nyine rero niba bivuze gerageza. Noneho Jenny nawe akavuga ko Isabelle nawe akavuga ati ariko aka kanya biranashoboka ko wenda yaba ari kumbwira kuriya ari impuhwe yangiriye, ari uko nyine wenda adashaka kumbona nandagara, ari uko adashaka kubona umwana wabo yandagara. Ati akaba ariyo mpamvu nyine we ashaka ko twakundana. Noneho uwo mukozi aramubwira ati bitwaye iki se nabyo, niba umuntu udashaka ko wandagara, umuntu udashaka ko nyine ujya mu maso ya rubanda, umuntu udashaka ko umwana wawe azabaho nabi, ubundi hari ikindi kintu. Ibyo ngibyo byonyine ni impamvu ihagije yo kuba wamukunda nyine, yo kuba wamuha amahirwe, yo kuba nyine wagerageza. Ati kuko ikintu cya mbere, umuntu uzakubahisha, umuntu ushaka kukubahisha, akakubahisha mu bandi nyine, agatuma nyine utazabaho umwana wawe yandagaye, utazabaho ubuzima bwawe abantu bose bavuga ati dore uriya muntu yabyariye iwabo yagize ati, cyangwa se nyine ubaho ubuzima bubi. Uwo muntu ndakeka ari uw'agaciro ku buzima bwawe. Rero ushaka wamufata ukamukomeza, kuko uwo muntu ni uw'ingenzi kuri wowe. Rero nicyo kintu nakubwira aka kanya. Ubwo rero Isabelle yaravuze ati aho kuzi ko ibyo bintu ari byo bintu ntabwo nigeze mbitekerezaho. Noneho wa mukozi yaramubaje ati se ubwo nizere ko none se ugiye kumwemerera ko mukundana. Isabelle yagiye kuvuga nyine, agiye kumubwira noneho agace kacu reka tugasoreza aho ngaho. Ise Isabelle araza kwemera ko yakundana na Aimé. Ise biragenda bite? Ise John waremera kuzibukira, yemereye kuvuga ko agiye kuba akundana n'umugore we Fiye. Biraza kugenda gute? Ntakunda amatsiko usigaranye yazashoretse gukurikirana kandi gace k'ubutaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha.